Hello my people, mumeze gute se? Mumeze neza? Nizere ko mumeze neza ibintu ari ubutamu. Ndashimira abantu bakoze subscribe n'abantu bankurikirana isaha ku isaha uko video yanjye isohotse, noneho nkabasha kubaha utuntu twiza cyane tw'ubwenge. Noneho akantu nabazaniye ko kararenze byadanje ku buryo nanjye byandenze nanjye byandenze byadanje. Akantu nabazaniye bazi gateye gute? Nabazaniye application ikwereka ubutumwa bwa sibwe nko kuri WhatsApp, kwa kundi umuntu akohereza ifoto, video waba utayareba akaba arayisibye. Ngiye kukwereka uburyo wabugarura ukabureba. Tugiye kurebera hamwe ukuntu wagarura ubwo butumwa bwa sibwe, nicyo tugiye kureba. Urabona urugero, nk'uyu muntu yanyohereje ubutumwa arabusiba, ariko ndakwereka uburyo wabugarura ukabusoma. Yabusibye ntarabureba, ariko ndakwereka uburyo wabugarura ukabasha kubusoma. Nta kundi rero, urifashisha application yitwa Notesaver. Nimba utayifite reka nkwereke uburyo wayibona. Uraza muri Play Store yawe, App Store, tuyirebe. Uraza muri Play Store yawe, dore niyi, uyikandeho ifunguke. Biragusaba kuba ufite mega. Uze aho usacingira application wandikemo Notesaver. Wemeze, utegereze. Numara kwemeza urahita ugera ahangaha. Urahita ugera ahantu hameze gutya, application bahita bakwereka, urahitamo ni iyi ngiyi. Urahitamo iyi application, iyi. Urabona njye ni open kuko nyifitemo, urahita uyesitaramo. Urahita ukanda install, ijye muri phone yawe. Numara kuyesitaramo uraza uyifungure nk'ibisanzwe. Uraza ufungure application yawe, dore ngiyi njyewe yajemo. Niyi, ukandeho utegerezeho gato ifunguke. Uraza ukande kuri next, ukandeho, wongere ukande next, ukandeho uyemerere gukora muri telefone yawe. Ukande next, uze ukande kuri Notesaver, uyikandeho. Uze ufungure aka kantu, ukande allow,
gafunguke. So usubire inyuma ho gatoya, nusubira inyuma ho gatoya urahita ukanda alowa, uyireke ugere aha ngaha ukande next. Urabona ibi byose bifunguye, urabona birafunguye bino byose. Uraza ubifunge kuko tugashaka kujya tureba ubutumwa bwa WhatsApp basibye. Uze ukande kuri WhatsApp, ushaka ahantu hari WhatsApp aba ariho uza ukande, ufungure WhatsApp gusa. So usubire inyuma uze aha ngaha noneho, uze aha ngaha wemezeho, ukande aha ngaha, ukande aha ngaha wemezeho. Ubu byabaye. Noneho reka umuntu atwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp abusibe turebe ko byakunda. So urabona uje kuri WhatsApp, uje hano kuri WhatsApp. Njyewe mfitemo WhatsApp ebyiri, ngiye gukoresha imwe noherereza indi. Ukaza hano wenda tumwoherereze, reka nohereze kuri iriya ngo amakuru yawe ko wabuze. So wemeze ubwohereze bisanzwe. Urabona njye wese bongera amakuru yawe ko wabuze. Noneho ngiye kubusiba ntarajya kuri ya WhatsApp yindi ngo ndebe, reka mbusibe. Urabona ubutumwa nabusibye, reka njye kuri ya yindi ndebe ko bwasiramwe. Ni iyi, urabona nohereje ubutumwa kuri iyi mpita mbusiba. So noneho reka tujye kuri ya application yitwa Notisaver. Tuze hano kuri Notisaver turebe. Notisaver wemeze. So urabona bwa butumwa nubwo nabusibye hano buracyariho. Dore ngubu hano ho bwagumyeho bwisevinzeho, ntabwo bwava utabusibye. Uwabusibye azajya abona ko wabusibye, ariko wowe uzaba ukibufite ubashe kubusoma. So murakoze cyane, ndashimira abantu bakoze subscribe n'abakurikira ibiganiro byanjye. Murakoze cyane.